Twishimiye kubasanga ku Mishawe TV, tubaha ikaze ku biganiro byacu twaguteguriye. Tuguha ikaze rero. Hanyuma rero kora subscribe, ukore like, comment, share, unakandi ukazogera kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Wanadusigira igitekerezo cyangwa inyunganizi aho muri comment, ukanasangiza inshuti n'abavandimwe ibiganiro byacu. Tuyogaruka ku magabo bita Kazungu Denis. Navuga Kazungu Denis, abantu benshi baramwibuka umwaka wa 2023. Reka tuze tumuvugeho mu kanya. Yes, twongeye kubaha ikaze rero ku Mugisha TV. Twaba turimo kubabwira mu ncamake yuko Kazungu Denis ku ino tariki ya 9 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2024 yongeye kugarurwa imbere y'ubushinjacyaha, yongeye kugezwa imbere y'ubushinjacyaha kugira ngo yiregure ku byaha 10 akurikiranyweho ibyaha ashinjwa. Kazungu Denis rero twabibutsa yuko atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, akagari ka Busanza, mu mudugudu wa Gishikiri, aho ngaho akariho yaje nyine gufatirwa agatabwa muri yombi. Wakibaza ngo Kazungu Denis ni muntu ki, yarabayeho gute, ese mu baturanyi cyangwa se aho yaratuye yarabayeho gute? Reka tuze tubiganireho. Kazungu Denis, abaturage baganira n'Umugisha TV bawutangarije ko Kazungu Denis ko bari babanye nta kibazo, yari umuntu usanzwe usabana, ariko hakaba ikibazo yuko nta muntu ugeriwe. Ibyo ngibyo nabyo bakabitekereza bakibaza ati kuki Kazungu Denis nta muntu ugeriwe, n'ugerageje kugera iwe yuko ugerageje kugiwe atanabishobora, dore ko na nyiri inzu nawe ubwe ntashobora kuhagera. Kazungu Denis akigera mu mudugudu wa Gishikiri yakodesheje inzu amezi 4, ariko bivugwa ko yarayibayemo igihe gisaga umwaka wose urenga. Hanyuma rero nyiri inzu yajya kumwishyuza, Kazungu Denis akarezisita, akanga ko anagera mu nzu ye ndetse yanga no kumwishyura. Rero nyiri inzu yigira inama yo guteranya abamudugudu ndetse n'inzego z'umutekano z'ibanze kugira ngo bamwishyuze cyangwa se atange inzu y'abandi. Kazungu Denis rero ababera ibamba, akomeza kumurerega cyangwa se kumubeshya. Nyiri inzu rero yigira inama yo kujya kumurega kuri sitasiyo ya polisi ya Kanombe. Polisi hageze nawe nayo navuga ngo byabaye gutyo, Kazungu yarabananiye, ariko haza gukoresha inzego z'umutekano cyangwa se bakoresha ubundi bubasha bahabwa n'itegeko, binjira mu nzu kwa Kazungu. Urumva yari yanze ko baninjira mu nzu, ndetse bari kumwe na polisi ndetse na nyiri inzu bwe. Kazungu Denis yanga ko bagera mu nzu, ariko bifashishije inzego cyangwa se itegeko bahabwa n'akazi. Hanyuma binjira mu nzu ya Kazungu Denis ku mbaraga. Bakigera mu nzu bumva umunuko uteye ubwoba. Hanyuma muri salo nta n'ikintu bahasanze, ahubwo binjiye mu cyumba bahasanga ibikoresho bitandukanye. Urumva niho navanga uruganiriro, hanyuma hakaba n'icyumba cy'uburiri. Urumva ibintu byose niho byari biri, ariko icyatangaje inzego z'umutekano nuko bahasanze ibikoresho bya gakondo, ndetse harimo n'ibintu biteye ubwoba, amatelefone, amasimukadi, ibintu byinshi. Kazungu bamubajije rero ikintu akoresha ibyo byuma, yavuze yuko yica abantu ari byo akoresheje. Hanyuma bamubajije ahantu abashyira, ajya kubereka mu gikari, aho twita mu gikoni bateyeho aho dusanzwe tuzi ko bategurira amafunguro, basanga yacukuyemo icyobo. Hanyuma ngo akaba ariho yica abantu, yarangiza akabajugunyamo muri icyo cyobo kiri mu gikari. Abajijwe rero impamvu yabica, akavuga ko abakobwa baba baramwanduje sida, akaba ariyo mpamvu abica. Ariko rero twabwiye ko ni abantu 13 barega, kuko Kazungu Denis yishemo n'umumotari cyangwa se umugabo. Hanyuma amajete si umugabo wamwiciye iki, ko we yakwanduje sida. Avuga ko yashakaga ibyangombwa bye, ngo ko n'imyirondoro ya Kazungu ndetse n'umumotari byasaga kandi bihuye. Ubwo rero akavuga ko ariyo mpamvu yishe umumotari kugira ngo azajye yifashisha ibyo byangombwa. Ariko rero hari n'amakuru avuga ko umuntu wacukuye kiriya cyobo yajugunyagamo bari abantu 13, yuko nawe atigeze akizamukamo, ko Kazungu Denis nawe yahise amwica. Kazungu Denis rero akurikiranyweho ibyaha byinshi: icyaha cy'ubwicanyi, icyaha cyo gufata ku ngufu, icyaha cyo kwesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, cyangwa se kwinjira mu makuru y'umuntu nta burenganzira ufite. Mubyibuka ko yabateraga ubwoba cyangwa se abantu yajyaga kwica, akavuga ati nimutambwira umubare w'ibanga ndabica. Ariko n'ubundi bamubwira umubare w'ibanga, n'ubundi bikarangira abishe. Urumva rero Kazungu Denis akurikiranyweho ibyaha byinshi. Hakaba n'icyaha rero cyo gucukura inzu y'abantu nta burenganzira ubiherewe. Murumva ko Kazungu Denis akurikiranyweho ibyaha birenga 10. Hanyuma rero kuno tariki ya 9
ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, Kazungu Denis yagejejwe imbere y'ubutabera kugira ngo yiregure ku byaha byose akurikiranyweho, dore ko ari ibyaha 10. Ku isonga rero haje icyaha cy'ubwicanyi yakoreye nyine yishe nyine ubwo yicaga bariya abantu 13. Nicyo cyaha rero cyabimburiye ibindi, urukiko rugenda rusoma icyaha ku kindi, uburemere cyangwa se n'ingingo, uburemere bw'icyaha ndetse n'ingingo igihana. Hanyuma rero Kazungu Denis yanahawe umwanya kugira ngo agire icyo avuga, habwa iminota 3, ayikoresha neza avuga ko cyangwa se avuga ko ibyaha byose yakoze nta muntu wigeze navuga ngo nta muntu bigeze bafatanya, navuga ngo ibyaha byose 10 yabyemeye. Hanyuma rero anashima ubutabera yuko nta gahato yigeze ashyirwa cyangwa izindi mbaraga kugira ngo yemere, ndetse anatanga ibimenyetso cyangwa se afashe ubushinjacyaha mu iperereza ryakozwe. Anashima rero ko nyine ryakozwe neza. Hanyuma Kazungu Denis rero nuko byagenze, ariko rero ubushinjacyaha bwakomeje buhabwa ijambo buvuga ko Kazungu Denis agomba guhanishwa igifungo cya burundu. Hanyuma rero umwunganira Kazungu Denis mu mategeko Metere yavuze ko ashingiye kuntu Kazungu yatanze amakuru ataruhanyije, atagoranye, mu bushishozi niba bishoboka urukiko rwamugabanyiriza igihano, ariko yavuze ko bibaye bishoboka urukiko rwamugabanyiriza igihano. Si ibyo gusa rero Kazungu, kuko aramutse ahanwa n'ibyaha byose 10 yuko byose abikurikiranyweho, yatanga n'ihazabu ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma rero iki gihano kiramutse cyubahirijwe, navuga ngo abatakarije abantu hariya cyangwa se abiciye abantu hariya muri rubanza, navuga ngo babahawe ubutabera nyabwo. Kazungu Denis yazongera kugaruka ku itariki ya 8 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2024, noneho asomerwe urubanza rwose. Ubwo nibwo tuzamenya amakuru arambuye kuri Kazungu Denis. Twongeye kubashimira mwebwe mukomeje gukurikira Mugisha TV. Rero ibiganiro byacu nakagaruka, turabakunda cyane. Hasta la vista. Kora subscribe kandi like, comment, share.